Bageni bavandimwe babyeyi namwe inshuti nimugire amahoro y'Imana. Bageni muje mu ngoro ntagatifu guhana isakaramentu ryo gushyingirwa. Kiliziya umuryango w'Imana ibakiranye urukundo, yishimiye guhimbaza no gutagatifuza iryo sezerano mugiye kugirana ryo kuzabana muri Kristo mudahemukirana. Imana niyo soko y'urukundo, niyo yateye mu mitima yanyu urukundo kandi iruha kwiyongera. Niyo yabahuje ibageza mu byishimo by'uyu munsi. Muje rero hano kugira ngo muyishimire, muyemerere kandi imbere y'ikoraniro ry'abakristu ko mushaka kuzabana iteka. Muje kuyisaba guha umugisha wa mubano wanyu no gusendereza inema yayo mu rugo rushya mugiye gushinga. Niyo mpamvu bakristu bavandimwe uko twese twashagaye aba bageni tugiye kwinjira mu kiliziya tugatega amatwi ijambo ry'Imana ritwibutsa ko gushyingirwa gikristu ari isezerano ry'abashakanye, rikaba rishushanya urukundo Kristo akunda kiliziya ye. Ndaba kugurira imitima yanyu bageni imbere na mbere mwebwe guha agaciro uyu mwanya, kwibagirwa ibyabahagarika imitima byose mukinjira mu kiliziya kuko ari igikorwa gitagatifu. Dukomeze umutambagiro tugana mu kiliziya. Ndamwifuriza amahoro, ndamwifuriza kumererwa neza, mbese ubu nzatanga n'igishimwe cy'uko nshyingiye umwana wanjye. Niyo naramuka apfuye mugasiga ari mu rwe, muhaye urwe rugo, ndabyishimiye, byashimishije cyane. Shira wanjye mwiza, ndagukunda cyane, uri uw'agaciro ubuzima bwanjye,
iyi Imana yanyihereye ngukunda muri munsi zagukunda. Imana itubwira ku byerekeye abashakanye. None rero bageni, mwaje mu kiliziya kugira ngo urukundo rwanyu rwemerwe n'Imana imbere y'umusaserdoti no mu maso y'ikoraniro ry'abakristo. Urwo rukundo mufitanye Kristo ararusenderezaho imigisha ye, ararwuzuza kandi arukomereshe isakaramentu mugiye guhana, kugira ngo mwebwe aba yatagatifuje ku bwa batisimu mushobore kubana iteka mudahemukirana kandi murangize neza imirimo yose igenewe abashakanye. Niyo mpamvu rero imbere y'iri koraniro ry'abakristo nshaka kubabaza ngo mumbwire uko mutekereza mu mitima yanyu ibyerekeye isezerano ryo gushyingirwa. Ngewe Habakumva Rufosi nemeye ko wowe Uzayisenga Vestina umbera umugore, kandi ngusezeranyije ko ntazaguhemukira mu mibereho yacu, ari mu mahoro, mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugera gupfa. Uzayisenga Vestine nemeye ko Habakumva Rufosi umbera umugabo, kandi ngusezeranije ko ntazaguhemukira mu mibereho yacu yose, ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nkakubaha iteka ryose kugeza gupfa. Imana nyir'ubuntu budashira nikomeze isezerano mugiranye mu ruhame rwa kiliziya, kandi basenderezeho umugisha wayo mutagatifu. None rero cy'Imana yabumbiye hamwe umuntu ntakagitandukanye. Kamwe gasuma
uyu munsi rero kubona ibirori bye ni ikintu cy'agatangaza kuri njye, birandenze biranashimishije ntawe n'ukuntu wabyumva, sinzi n'ukuntu nanabivuga, ni ibintu birenze kubwo ni indashyikirwa kuri njye mu buzima bwanjye, sinanjye gusa muri famiye yose ni indashyikirwa, ni umuntu w'intwari, ni umuntu witabiriye ibirori byose byo muri famiye, ni umuntu witanga mu buryo bwose bushoboka. Niyo mpamvu kuri uyu munsi twese twanezerewe, byanaturenze byanadushimishije kuri uyu munsi wa Rufa. Rwose Imana izamuha umugisha, imushyigikire, imwubakire urugo rwiza, urugo rw'amahoro n'urugo rw'umugisha, kandi Imana izabane nawe ubuzima bwe bwose. Ikintu nabifuriza cy'ingenzi ni urugo rurimo Imana, urugo rw'umugisha, urugo rw'amahoro, kuko muri iyi minsi abenshi bubatse ingo zitagira amahoro. Mwifurije urugo rurimo Imana n'umugisha, kuko ufite Imana byose uba ufite Imana, ufite umugisha. Imana izamuhe amahoro, imuhe guhirwa muri byose, imuhe kubyara ahungu n'akobwa. Amazina yanjye nitwa Francine Bihoyiki, ndi inshuti cyane na Vestina by'imbere. Ni inshuti yanjye twabanye mu byiza no mu bibi kuva muri primaire, na n'ubu turi kumwe turigana muri kaminuza. Ni inshuti yanjye yagiye amba hafi, rero ndamushimira, yabanye nanjye, yagiye afasha muri byinshi tugafatikanya. None nashaka kumwifuriza urugo ruhire no kuzabyara bagaheka, Imana isabaho umugisha. cyane nk'inshuti yanjye Alphonse n'uzayisenga Vestina, mbifurije urugo ruhire, bazabyare hungu na kobwa, bagwize umuryango, bororoke, babone ibyiza byose bikomoka ku Mana, bazabone inshuti nziza zibasanga, zitari za zindi zo kubatanya, ahubwo babone inshuti zo kubunga, zo kubafasha mu bibazo bitandukanye. Icyo nicyo nakifuriza Alphonse na Vestine. Noneho nk'inshuti yawe Rufa, nk'inshuti yawe gira icyo noneho wongeraho, ni iki wakongeraho kuri uno munsi? Alphonse inshuti yanjye, umusore mwiza ushinguye, ushimwa n'Imana, wiyubaha, ukunda abantu, mwifurije urugo ruhire, azabona ibyiza byose bikomoka ku Mana. Nibyo nta kindi namwifuriza cyetse icyiza gusa.